Rero ntarakizwa nari imbata y'ibyaha byinshi, ubusambanyi, kunywa inzoga, ibiyobyabwenge, kujya mu tubari, ubusinzi, ibintu byinshi, ariko nyine Kristo aza guhindura ubuzima bwanjye. Rero reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi, n'andi tuba tugenda tubana ni hano kuri KGE, aho tuba tugenda turebera amwe mu makuru agiye atandukanye, amakuru y'ubwoko bwose, nta nkuru n'imwe twebwe hano tuba tugenda dusiga inyuma. Niba mbyibuka neza mu mwaka wa 2025 nibwo uyu mukobwa ndamutse mwise ngo Kwizera Emeline, ushobora kuba utamumenya, ariko mvuze ngo Emeline Ishanga ni umukobwa ushobora guhita kumenya, kuko uyu ni umukobwa waje kuba agenda agaragaraho ari mu bimwe mu mashusho ateye isoni, muri bimwe mu bikorwa biteye isoni, aho uyu mukobwa muri bimwe byagiye bimuranga ari umwe mu bakobwa bagiye bagaragaraho bari mu mashusho, aho yari ari kuba yakora ibikorwa biteye isoni, dushobora kuba twavuga nk'imibonano mpuzabitsina, ariko we akaba yarayikoreraga akoresha ivide rya Heineken. Ibi ni bimwe mu byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, amavideo kenshi yagiye acicikana ahantu henshi hagiye hatandukanye. Inzego z'umutekano ziza kuba zabijyamo, aho yabikoraga afatikanyije n'abandi bagenzi be, baza kuba babapima babasangamo ibiyobyabwenge, akaba aribyo byatumaga babasha kuba bakora bino bikorwa. Bamwe mu bo basanze bari barimo ibiyobyabwenge, haje kuba hakorwa igikorwa cyo kuba bajyanwa muri rehab, hakaba harimo n'abandi bagiye basangwa ari bazima, bakaza kuba bajyanwa mu butabera bagafungwa. Ibi nabifata nkabihuza nuko uyu mukobwa ari umwe mu bakobwa n'ubundi mbere yuko akora ibi bikorwa bari begeze mu kwamamara. Uburyo bari bamamayemo, ni umwe mu bakobwa, kugira mu bibutse neza, ni umwe mu bakobwa wigeze wifotorana n'umuhanzi The Ben Tiger. The Ben akaza gukurura Ishanga, akaba ariho ririya zina rya Emeline Ishanga, ririya zina ry'Ishanga ariho ryaje kuba ryaturuka, kuko aho iri zina ryaje kuba riva nuko The Ben ubwo bari kwifotorozanya n'uyu mukobwa, The Ben yaje kubagira gutya amukurura Ishanga. Mu gihe bamwe bari kugenda batabyemera, ariko muri zimwe muri video zagiye zicicikana, nuko uyu mukobwa yaje kuba nyine agenda agaragara akururwa Ishanga, bikaba ari nabyo mu byatumye nyine atabasha kuba yakontorora ubwo bwamamare yaje kuba yabona muri ako kanya, kuko mu gukururwa Ishanga na The Ben ni ibintu byahise ko bimugira icyamamare cyane, dore ko we nawe yivugiraga ku mbuga nkoranyambaga ko yivugiraga ko ari umufana wa The Ben, ariko ari umuntu utarabaga mu bintu by'amasosho media cyane. Reka tuvuge tutagiye kwibanda mu magambo cyane, uyu mukobwa nyuma yo kuva muri rehab, amaze kuba yakurikiranwa ikiyobyabwenge bakoreshaga akaba bakimukuramo, ni umwe mu bikobwa nk'uko muri kubibona ku mashusho, yaje kuba yavuga ati njyewe bitewe n'ibyo nagiye ngaragaramo nemeye gukizwa, nkakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. Uwo ni Emeline, niwe turi kugaruka. Ubwo rero yazaga kuba yabatizwa, ni umwe mu bakobwa twagiye kutubona atangira kugenda ahinduka mu buryo bugiye bitandukanye. Ku itariki 21 Gicurasi 2025, Emeline yasangije abantu bamukurikira ubutumwa bw'amashusho. Ni ubutumwa bw'amashusho bwakoze ku mitima y'abantu benshi. Muri ubwo butumwa yagiye avuga ku buzima bwe bwa kera bwari bumeze, uko ubuzima bwe bwa kera bwari bumeze mbere yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Avuga muri bimwe yibiragamo, aho mu magambo yagiye avuga yavuze ko muri bimwe yagiye avuga byagiye bikurura abantu, bibatera amarangamutima. Yaje kubavuga ko ataramenya Yesu nk'umwami n'umukiza, yaragiye ari mu byaha bigiye bitandukanye, ubusambanyi, ibiyobyabwenge, ubusinzi n'ibindi bintu nk'ibyo cyane, nk'ibyagiye bigaragara mu mavideo twagiye tubona agiye atandukanye. Gusa si ibyo gusa, yaje nyine kuba anakebura ba bantu bashobora kuba bavuga ko
ko kuba batagaruka ku mwami kubera ibintu barimo kandi ibintu biba byagoranye, aza kuba yagira message yabagenera. Ngiye kuba nayibabwira mbere yuko mbakinira imwe muri video igaragara muri amwe mu magambo yaje kuba yatangaza, ubundi namwe mwiyumvire amwe muri aya magambo yaje kuba agenda atangaza. Emeline yaje kuba agenda atangaza amagambo akomeye cyane ko aya magambo yaje kuba yatangaza yagiye akora abantu ku mitima, yazamura amarangamutima yabo, ukumva nyine ni amagambo ameze neza ku buryo na wa muntu waba warabaswe n'ubu buzima yarabayemo mu gihe cyahahise, mu gihe atari yakakira Yesu nk'umwami n'umukiza, avuga ni amagambo nyine, ni amagambo uwo muntu nawe ashobora kuba yakumva akaba yamugarura mu murongo muzima, akamugarura mu murongo wo gukorera Uwiteka Imana. Ni amagambo nyine ubona yagukomeza, ni amagambo yagukomeza nawe wari wihebye uri mu bibazo bimeze ute, ni amagambo yagukurura ukwegera umwami Yesu nawe akakwegera akakuba hafi, ko uwamutakiye ntabwo imutererana kandi ntabwo imikoza isoni. Amwe mu magambo yaje kuba yatangaza yavuze ati Yesu Kristo yahinduye ubuzima bwanjye, ubu ndi icyaremwe gishya, ndi umwana w'Imana kandi ndi umuragwa w'ijuru. Si ibyo gusa yaje kuba yavuga, yagarukiye aho, yakomeje avuga ati nabwira abantu bose bari mu nzira cyangwa mu buzima bw'ibiyobyabwenge, ubusinzi n'izindi ngeso mbi ko bashobora guhinduka ibyo byose bakabireka bakegera umwami Yesu Kristo nk'umukiza, ubundi akabagirira neza akabarengera. Akomeza avuga ati niba warabaswe n'ibiyobyabwenge, ubusambanyi cyangwa izindi ngeso mbi, menya ko Kristo ashobora kubihindura byose, nawe ukaba icyaremwe gishya, nawe ugahinduka ukaba umwana w'Imana, ubundi nawe ukajya mu murongo muzima Uwiteka agushakamo. Ndakwibutsa ko uyu Emeline nk'uko twagiye tubigarukaho mbere ahahise, uyu Emeline waje kuba atangaza aya magambo ni Emeline twabonye mu minsi yashize, muri uriya mwaka washize. Ni Emeline twabonye muri uriya mwaka washize, yaje kuba nyine akora ibintu by'ibikozasoni, by'ibiterasoni, aho yaje kuba we n'abandi bagenzi be baje kuba bafata amashusho, yari amashusho agiye atandukanye, yazaga yikinisha yakoresheje iyi video rya Heineken. Ni ibintu byagiye bigaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuko ni ibintu byaje bigiraho nk'uko nabibasobanuriye, leta ibizamo ubundi bayamujyana muri rehab. Nyuma yo kuva muri rehab nibwo yaje kuba yahinduka, ava muri rehab araza arabatizwa, turabibona turabikunda, turavuga ati yahindutse, yabaye umwana mwiza, yegereye Imana, yibutse ko mbere ya byose na nyuma ya byose hari Imana ariyo ugomba kuganika kugufasha muri byose biruhije uba uri gucamo. Rero nyuma y'uko batijwe, urabona ko nyine yahindutse ari mu murongo muzima, asigaye avuga amagambo nyine ameze neza, amagambo mazima. Reka tutagiye mu magambo menshi, reka mbashe mbe nakumvisha imwe muri video yaje kuba ashyira hanze, ubwo yavugaga uburyo Imana yamuhinduyemo, uburyo ari mu buryo Imana imushaka, mu buryo yabaye icyaremwe gishya, nawe agukangura ko ushobora kuba waba icyaremwe gishya. Reka mwumvishe ino video, ubundi nawe wiyumvira ibyo uyu mukobwa wacu yaje kuba agenda agarukaho. Ntarakizwa nari mbataye ibyaha byinshi, ubusambanyi, kunywa inzoga, ibiyobyabwenge, kujya mu tubari, ubusinzi, ibintu byinshi, ariko nyine Kristo aza guhindura ubuzima bwanjye. Rero ndashima Kristo yahinduye ubuzima bwanjye, ubu ngubu nyine nkaba ndi icyaremwe gishya, ubu ngubu nyine nkaba ndi umwana w'Imana, nkaba ndi umuragwa w'ijuru, kaba ariko mbivuga. Ikintu rero nifuje kubasharinga, nanabwira abantu bataramenya Kristo, wowe ushobora kuba kambivuge gutya, wowe ushobora kuba ufite addiction runaka, cyangwa se ugifite ikintu kikubase, ikintu nakubwira nuko ushobora kuba ufite addiction y'ibintu byinshi. Ese yaba ari ubusambanyi, ese yaba ari ibiyobyabwenge, ese yaba ari masturbation, ese yaba ari homosexuality, bya bindi byose nyine wagerageje kureka,
ukavuga ati none hahandi nyine urambiwe ibintu ukavuga ngo none ibi bintu ndumva birambiwe, kuko hari ahantu ugera nyine ugakora ibintu ugahita uvuga ati ahaho kabisa mbaye imbwa, nyine ugakora ibintu nawe ubwawe ukajya wibaza ukavuga se uyu ni njye cyangwa. Ndagira ngo umenyeshe ko ibyo byose nyine Kristo abasha kubihindura. nyuma yo kuba dusozanye kuba twareba videwo, ngenda soza nkwibariza ikibazo nkwibariza ndakubaza ati ese wowe ubitekerezaho iki? Ese koko umuntu ashobora kuva mu buzima bubi agahinduka burundu? Ibyo birashoboka. Ndagusaba ko wakandika igitekerezo cyawe hasi, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru nk'izi ngizi. Icyiza cyo gukora subscribe iyo dukoze video ikugeraho mu wa mbere, ukayibona mu wa mbere, uko uhita kuhabwa notification iyo wakoze subscribe, ukaba wayumva mu ba mbere. Rero ndagusaba ko wakora subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi no mu nkuru zindi zizajya zigenda nyuma y'izi ngizi, ntujye uba mu bazicikwa, ujye uzibona mu ba mbere. Reka ngushimire rero, urakoze kubufasha umwanya wo kuba wareba iyi video. Imana ikomeze kumpera ibyiza kandi ikomeze ihaze ukwifuza kwawe. Murakoze cyane.